What up, people? Welcome to our YouTube channel. Make sure to subscribe. Let's go, let's get it. We're back again. So when we do karya. Mu biryo by'abanebwe. Twagarutse. And you know what we're going to do? Q&A part 2. Abantu mutare bya mbere sinzi what are you waiting for, but iriho yende murebe bazo biriho. Twakoze video on TikTok. Tubwira abantu batubaza ibibazo ibyo babajije ari n'abari babajije ku ya mbere, so namwe tugiye kubasubiza. Keep it up. So let's kick in. Because I'm going to subscribe, by the way. We are on the road on 5K. Already to have kujya in middle of 5K. So subscribing on Bashasha. This is Ayla and Arno YouTube channel. Subscribe, like, share, blah blah. Let's go. Bon, so hano dufite umuntu watubajije. What? We need a tour of your apartment. So ntabwo nyine ubu ngubu twahita dufata video ngo tubereke, ariko tuzabereka sibyo? Tuzabereka ukuntu biba bimeze. Mwere kuri jardin mugende muri kuruta isukura, nimumara kubibona muza commenting ati jardin twayirangije mutwereke no mu So ikindi kibazo, how much do you pay for rent? Shani menshi ukuboro nangahe se buriya? Ntabwo reka tugiye mu mibare, ariko biterwa n'imijyi, hari imijyi nyine biterwa n'imijyi ntabwo ahantu hose hari kimwe, ariko amazu muri iki gihe yarahenze kandi twiziranye n'igihugu kiba kiri kuberamo intambara, so ni danje. Ariko ni nko muri from duhereye kuri 5 kuzamura 5 y'amanyarwanda. Okay, tugira ngo ni note ibiceri cya 500 cyaraje. Yego navuye bavuga ngo bashaka gukoresha ibiceri navuye kitaraza. Inde mukuru hagati yanyu abantu mudakurikira ni gute kuri no video kandi twarasubije icyo kibazo. Ubundi uyu muntu ntabwo yarangije video, mujye muri video munayirangize kugira ngo mutaza guconfusing. No yonguye se cyangwa se no yonguye. Look at you. Ninjye mukuru. Nawe biguyeho humura. Turutana igihe gitoya n'ubundi. Katurebe. Iyo mbabonye muranshimisha kubera mbona mwuzuye urukundo. Muzatubwire story yanyu yo mu bwana, ukuntu n'utuntu mwakoraga turi fani. Nyanya. Umva iyo ni iyindi video kabisa. Ni story time. Ngiranga kuko twagize twakoze nyine ngaho kwa abandi bana bakora nyine utuntu bakora. Minute part 2 turi kuyibakorera udutima uzatubwire kuri sister wanyu uba France and parent banyu cyangwa baba i Kigali. So ngo nyine bize sister mutoya aba France and the parents very France. Abana n'ababyeyi bacu bibaye ngombwa tujya kubasura. So hari ikindi kintu twavuga? Mu gatatu baramurikira niwe bucura. Ni kabucura abi waba bagakunda kubi, turagakunda kandi turanagakunda mwa abi wacu tugakunda kubi nyine ni kabucura. Ahubwo mbacurangire ayo gusa turi mu gucuranga. Okay, twakomeje. Ndumva nta kintu twabivugaho cyane. Kucyari kuri gusimbuka ibi ngo se ya video babakoreye. Reka dusubize umuntu ngo se ya video babakoreye racisme nimwe mwayisibye kuri TikTok cyangwa nibo bayisibye?
barayisibye sha barayahagaritse kubera abantu bari barimo barakoresha language itari nziza kuri comment. Ntabwo ari twebwe twayisibye, twarareklamye usually ntabwo bayahagarika kubera ko ntabwo twigeze dukoresha language ariko muri comment byabaye too much TikTok birayimba itiba. Hi, ndi mama w'abana babiri gusa muranshimisha uburyo mubana neza, mukomereza aho. Ni ukuri ibyo bigaragaza ko ababyeyi banyu babahaye urukundo, uburere bwiza pe, kandi nabo nzi umva ifata pause kandi nabo nzi neza ko aho bari baterwa ishema namwe. Ni ukuri barakoze. awish ko nanjye abanjye bazamera gutyo kuko ubwo nibwo buzima. Thank you so much, we appreciate. bazakura neza sibyo? And urakoze cyane. Yitwa nde tumuvuga izina? Mutesi Annunciata. We love you too. Arno agira sheri kandi azamutwereke. Arno ugira sheri, icyo ni ikibazo cya kabiri, uzamubereke. Subiza. Okay, tudaciye inzira, tudaciye mu byatsi, mu mishokoro. Hari abantu banyura munsi y'umucanga, hari abanyura mu mazi, hari abanyura mu mishokoro. Njye nta sheri mfite. Ni ibibazo biragoranye. Iyo ndi kubona nta muntu mfite. Umva wagiye kuvuga mu bigambo byinshi. Ari single bivuze ngo ari gushaka umuntu. Bakobwa ntabwo kandi n'ubushize narabarabuye. Ubusuye abazaga iki? Narabarabuye ngo umuntu ari single arimo arashakisha umuntu ngo yabereke umuntu udahari pe, cyangwa ntabwo bera gutanga buhamya ari single pe. Arabeshya. Gusa umukobwa w'umutima ubizubereyemo uzanyandikira inbox. Ariko niba uzi ko utari umutima, don't waste your time. Umutima ukubera ibintu byose. Umva twakomeje uyu mu biki ikibazo cyasubijwe cye. Poland haba indaya se akoze. No uyu muntu. Nta zitaba bro. Nta indaya zitaba. Munsubize mwese, ukunda kurya iki? Ese mwasoje kwiga? Ndabakunda cyane. Thank you so much. Natwe turagukunda. Njye nkunda kurya fararya, nkunda kurya iki? Biterwa s'ubuvuzi. Njye nkunda kurya inkoko na cheese. Inkoko na cheese. Niyo mpamvu gutya. Njye niho byongera sinjye ujya munyumva. Njye nkunda sombe n'ubugari n'ifiriti n'inyama. Of course inyama akantu k'akaboga ntago kabura, agaceri, udushyimbo, urumva ibintu by'ibirayi. Ibyo byose none tubajije dukunda kurya n'ibirayi. Nkakunda n'inyanya. Twasoje kwiga ngo twararangije, turimo turarangiza actually. Turimo turasoza pe. Turasoza. Niyo mpamvu mujya mubona sometimes tutaza tuba twagiye muri school. Ariera wize he high school? Tronkome nayize 7 sa Muhoza Musanze mu mujyi rwagati. Superieur nyiga Isave Yize Mushubati. Njye nizi Isave, anase ko abantu banabizi, abahize njya mbona abantu bahize batureba. Nizi Isave Saint Bernadette Save Igisagara. Njye nigaga mu bigo by'abihaye Imana gusa by'ababikira. Niyo mpamvu hari abantu batabibona ko nteye. S'il te plaît twakomeje ibyo ntabwaje. Wabikira Savediri kwa bakobwa b'umuco bakubarire se uko bameze. Komeza ibyo ntabyo bavuze ngo kwiga jewe nyine no saro ukoje bakwaje aho ntabwo bakwaje icyo byakumariye.
ase kuri gusimbuka reka ye tubisome. He is so handsome, oh my gosh, and he have a good. Murakoze cyane. Ntago tumufisura ariyera bakurekerata Imana iyo niyo igena byose kandi byiza. Murakoze cyane, Imana nigena byose. Muri beza gusa ariko sinagenda ntabajije Ariyera umara igihe kingana gute n'umukunzi wawe Azini? Yongeye Azini mukundana, Azini dukundana tumaranye igihe kingana gute? Sha uriya se hashize igihe kingana gute ra? Kanze mbereke umuntu wakurikiye story. Nuvuga ngo wewe wambajije ikibazo niba ndagusubiriza muri ubu buryo. Niba wararebye How I Met My Boyfriend, party zose zigera kuri 5. Hari abari kunsa party 6. Niba wararebye party 1 2 3 4 5. Navuze ko twahuye, urumva ni story y'uburyo twahuye. Navuze ko twahuye muri summer, kandi ubu turi muri summer nawe. Kandi ejo bundi nasohoye video mvuga our anniversary. Shobora kwita bibwira ibyo niba utarajya kureba muteranye bakuramo ukagabanya n'udukubo bracket ko tubikorere pinch wenda nasi tubikorere igihe tipasha. Rero nuko ngusubije, niba utarabikora abashaka kumenya ibisubizo mugende kuri rapporter muri party zose muzabimenya. Arno ufite girlfriend nabasubije nawe. Niyo mpamvu ntabaye love story yanjye kubera ko ntabwo navuga story dahari, sibyo? So niba umufite nawe azaduhe love story ntayihari muzihangano bwigiza bikira. Ninde mukuru? It's me mana we. Arno ufite girlfriend aho icyo kibazo mana bakobwa nababwiye. Okay, nta kindi kibazo. Simbyaye uwa mbere cyazo. Simbyaye ese uzi gusoma. Umuntu wize ntabwo babari umva we tujye ku bindi bibazo. Okay, ibi byaye bibazo ku bantu mwabajije kuri part 1 y'ibibazo, sibyo? Kuri Q&A twarabasubije mwese. Hope ko munyuzwe. Tugiye kuri ibibazo byo muri ibibazo byo kuri TikTok. Ku bantu batoje kuri TikTok, ikibazo cya mbere dushaka ko muzajya live. Okay, sibura nawe murabishaka guys, tubwire sibyo, mutwandikiye muri comment tubwire ati are you ready tupange live. Tutazajya live ntimuzi byatubaza pe, niyo mpamvu tutapfa kwitumbukiza uko tubona. So mutubwire, ariko tunabifite muri gahunda. Tuzajya live kuri TikTok, tuzajya live kuri YouTube, streaming live. So ubwo mutubwiye muri comment tuzahita tujya live n'abatumirwa, abantu bashaka ko twabatumira namwe mukajoining. No, hari wabajije uyu ni umubesto wanjye yabajije questions for Ariela. What's your favorite traveling destination and why? Favorite, njye hari ibihugu bitatu nshaka kujyamo. Korea y'Amajyepfo, Singapore, Korea y'Amajyaruguru, yepfo Korea y'Amajyepfo ni igihugu pe, iyo nyirebye mba numva nyine najya kuhatembera, pana kwabo kuhatemberera. Singapore nayo numva yaraciye ibintu. Hanyuma na Norvège. Singapore ni igihugu mbabarira. Norvège yo impamvu nuko nyine ho nshatse n'ubwo natangerayo. Nuko nyine ntarabona kanya, we ntabwo ndabona kanya, ariko umva ni igihugu ngo Oslo, umurwa mukuru wa Norvège. Muri Oslo ndarwaye kuhagera, sinzi impamvu. Oslo kari muri Sweden. Yize geography mani kugira ndebe ko ibintu abizi. What's the best birthday you ever had? Birthday ya mbere nagize nakunze. Nagiye ngira nyinshi, ariko iyo nakunze iri best ni igihe nazaga hano i Burayi. Njye nakandagiye ku mugabane w'i Burayi yari kuri birthday yanjye uwo munsi. Yari gift. Utavuga si nakukoreye. Narahageze, harashize igihe tudaherukana. Ahita nsohokana muri KFC ku nshuro ya mbere.
That was the best. N'ubwa mbere hari KFC kuva yabaho ako se twabyumvise ariko namuha n'utuntu tw'utugift in behind the scene nuko aba ashaka kubitaruka ariko ntugataruke. What's your tips for healthy long hair? Ngewe tip ya mbere nuko nta products nyine nta produit nashyira mu musatsi wanjye uri naturel na zana hano urarwaye ibikina bayiteye iyi nuze ni y'amazi hari ikintu na kimwe muganye nawe urumva rata ni ukuvuga ngo ntabwo umusatsi wanjye nigeze nshyiramo produit nzi ko produit hari abayikunda navuze ngo ntimuzayikoreshe ariko yambajije healthy natural hair so rero ntabwo nyashyiramo produit ngewe ntunga umusatsi ukuri nkawureka nyine ukajya aho ushaka. Hanyuma icya kane, what's the best part of being a content creator? It's my hobby, passion. Rwose ntabwo ari ibintu nihingamo. Okay, twakomeje ngo questions for Arno. Nanjye se mfite ibibazo. Favorite dish yawe? Favorite dish? Isombe n'ubugari. Ariko isombe n'ubugari mana yanjye. Ndeba. Arno azatubwire kuri girlfriend we mana isi. Ntabwo nzababwira ku muntu ndahari. Qu'est-ce que je vais dire s'il te plaît? We miss you too. We need part 6 of Ariella and her boyfriend. Ase we mumbwire tuvugisha ukuri. Muracyashaka kumenya uburyo nawe na boyfriend wanjye? Cyangwa mwebwe murashaka kumenya how it's going? Nibazo twamukinsome. Niko part 6 koko tuvugisha murashaka koko unkomeze? Kuko na part 5 ntabwo mwayirebye bihagije. So rero part 6 yaba fail. Ntabwo abantu benshi bayire. Kandi umuntu ra part 6 azayibarata. Kandi mwitegure. Ese ubu mbabazi iki koko muravukana yego? Ko icyo kubitubaza. Turavukana. Ninde mukuru muri mwe? Ninde mukuru numwe muri mwe? Nese kiri kwisubiza. Birumvikana yes niwe mukuru ndakurikira. Mufite abakunze aramufite nta mfite mugomba so I'm gonna sit and watch. Okay. Eka babanze babaze. I'm not good at asking. Okay. Ibibazo babitubaje ubwo twagusubije. Ese abashu arunafite ntawe ngewe nshaka umugabo w'umuzungu no muronka hehe Sengimana kandi unsubize mbaye nkwinginze pe. Turakunda cyane abafana natwe turabemera cyane. Ntazongere kukubwira ngo ujye woza ibyombo uri wenyine ajya gufasha. Guys, hano nta muhungu nta mukobwa nta ndetse ko nta n'ibyo ajya yoza ariko hariya muri ya video wari uri kubyoza cyangwa igihe wari uri kubyoza. My dear, reka mbabwire ukuntu hano bikora. Twakomeje ibibazo buri wese arakora nta muntu wo kuvuga ngo yakora ibintu. Hano umuntu wese akora ibintu kandi mu buryo bungana ko nyine akazi se n'ubwandu gusashinga ahantu hose naho kuvuga ngo twe ngo tugushakira akazi ntabwo ari ibintu ukora gutyo. Urasashe ushobora no kumara umwaka utarabona akazi kandi uri nanga. So it's really hard. Niyo mpamvu usanga abantu abayemo amahirwe byose kandi ukanasenga of course like rero rwose ntabwo aba ari ibintu biri easy. Hari n'umuntu ugera hano akahita abona akazi. Hari n'uze akamara igihe kinini ntabwo kandi atari uko nta kazi gahari ahubwo nyine wenda sinzi niba uri gushakira ahantu hatariho niba ari amahirwe make. Yewe ndashaka kubabaza igihe muzazira gusa ndabakunda urakoze cyane. Soon tuzaza vuba butari vuba ariko buri vuba. Rata tuzaza. Yewe ndabakunda cyane mfite umukobwa witiranwa na Ariella. Turiza bazina wanjye.
So abantu ibibazo byiganje niba ngo ufite umusheri ngo ngaho ngo umukuru ninde, ikindi kibazo cyiganjemo ni ikera ko mudukunda, iyo ni compliment. Okay, Arera, how old are you? Okay, yarayisubije. Mwana mutare bya video. Mugenda mujye kuri part 1 ya Q&A. Umuntu wambajije izina ryanjye Chaste Arnaud. Ni Chesto Arnaud. Chesto Arnaud, apana Chaste, ntabwo ndi Chaste. Chaste, kareka. Cyose cyo ndabizi ko mwatunguwe ku izina Chesto. Yani izina rimwe ryene ku isi ku bantu batayemubi. Mbabarira dukomeze. Unique, as how I'm unique too, so. Bo, dukomeje Arnaud. Ikibazo kirandambiwe mu matwi, ufite girlfriend aho Poland cyangwa mu Rwanda, nta na hamwe ku isi naho. None se muzakora meet and greet nimugera i Kigali, mufite abakunzi benshi? Of course, tuzabarabura tubabwira ati you'll be at the airport, bring some flowers, some gifts and everything, and dukora meet and greet for sure. Muzazane Chimoage, brochette, niba ufite ubugari n'isombe uburyo uzayakorereza ku kibuga cy'indege kayari. Ubugari n'isombe n'intoki none se warisha ifoke ku kibuga. Watch out. Mbaye mbasabye kidori njyewe muzambarire munzanire zingaro inuze brushette za zingaro. Ese buriya najyaga hehe ntabanje kuzirya ngo nzihage ko? Okay, twakomeje ku kibazo. Uyu ni Nyiranda, mwamwumvishe. We ntabwo uri gusaba isombe muri porte manje koko n'ubugari byahorombye. Mbabarira dukomeze. Porte manje tubije dahororo. Uganisha bitabutoba bukaba amazi. Unsebereza ibiryo. Watch out, nawe nanjye ndasaba zingaro. Zingaro Nyiranda. Nshaka kubabaza mwese mubana mwenyine? Yego turibana hano. Ese ugurufu twabana. Arnaud giraga ego kumana. Ese uprefera kugira umunyarwanda cyangwa umuzungu? Umunyarwanda s'il vous plaît. Tukeneye nayobwi koga w'umutima. Ikindi kibazo ndabona byarangiye. Arnaud ko daheruka kudutembereza, nzabatembereza vuba sibyo? Vuba we. Dutembera tujye gutembera no mu yindi migi hano muri Poland atari muri Gdańsk. Soon. Tuzatembera tujye for a walk. Sibyo? Nibyo. Rero azadutamo icyinshi cya love story ryari rano ko abantu bakibyaka. Akose. Ayo mashaka kwibima kandi byari bigeze ahantu haryoshye. Haroshe. Ahubwo mwe munsabe ikindi kintu nababwiraho tubikore. Tubisoze. Ibyo bikaba ari byo bibazo byari tujye vuba. So ibyo nibyo bibazo byari bihari. Iyo ni Q&A ya kabiri. Ubwo ku bantu batabajije niba twarabwiye ngo tugiye gukora part 2 mukaba ibyo bibazo mwatubajije. Sinzi niba ari uko mudashaka kutubaza cyangwa ari uko nta bibazo mufite, ariko turabasubije mwese, turabemera cyane. Ariko niba mugifite hari ibindi mugifite mwandike muri comment. Nabonye nta bintu bidasanzwe like ibibazo bindi. Nabonye ahubwo mwarasubiyemo ibyo bimeze bite ntabwo muzi kubaza. Siko batabizo mbanyejejemo amaso. Nge kubwizo mpamvu nta nenge guspoilinga. Wewe mukoze mukore subscribe ko hari ibintu bishya biri gutegurwa kandi bigiye kuza. So guys, mukore subscribe. You better keep it up with us cause we got so many stuff. Kandi ntabwo ari ibyo kuvuga pe. Turabemera. Peace out. Peace.